Nshuti bakundwa, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Muri kumwe n'Uwineza Juliette, tugiye kubana mu ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko ivuga ngo intwaro z'abaneshi. Mbere yuko tujya mu busobanuro, reka dusenga Imana. Urakoze Data mwiza, izina ryawe rihimbazwe. Urakoze kutugiriye neza, uduhaye uburyo bwo kuganira ku ijambo ryawe. Ndagusabye ngo utuyoboreshe Mwuka Wera, kandi nge n'abaguteze amatwi tukugirire umugisha mu izina ryiza rya Yesu. Amina. Nshuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire ko Yobu umugaragu w'Imana yavuze ko mu gihe umuntu ari ku isi aba afashe igihe mu ntambara. Turi mu rugamba rurwanya ikibi, rurwanya icyaha, mu ntambara iri hagati ya Kristo na Satani. Mbese uherereye mu ruhe ruhande? Intumwa y'Imana Yohana ari mu kirwa cya Patimosi, ijuru ryabanye nawe, maze ahahererwa ubutumwa yagombaga guha itorero ry'Imana, utangiranye n'igihe cy'intumwa kugeza ku musozo w'ibihe, Yesu Kristo ubwo agarutse. Yohana aha ubutumwa bariho muri icyo gihe, igihe Yesu yari asize intumwa ku murimo. Byari igihe abigishwa ba Yesu bari bashyize hamwe kugira ngo umurimo ugire icyerekezo, ugire iterambere. Ijambo ry'Imana ritubwira ko basangiraga ibyabo, bashyiraga hamwe, baguraga ibyabo maze bakabiteranyiriza hamwe bagasangira, nta mukene wababagamo. Nshuti mukundwa, igihe bari bamaze guhabwa Mwuka Wera, tubwirwa ko Ananiya na Safira nabo bari muri iryo teraniro, ryari rimaze guhabwa imbaraga ngo umurimo w'Imana ukorwe ujye mbere. Ariko mu cyemezo cyariho cyo gushyira hamwe basangira, ibyanditswe byera bitubwira bagurishije ibyabo aho kugira ngo babizane bijye mu murimo, maze bazana igice barishushanya, ntibabizana uko babyiyemeje. Imana ngo ibona ko ubwo buryarya n'ubugugu bizatuma umurimo w'Imana udatera imbere. Ananiya na Safira bahasize ubuzima kubwo kwishushanya. Nshuti mukundwa, reka tuzirikane ko no mu gihe ibintu bimeze neza, Satani arivanga, arwanya ubumwe. Igihe abizera bashyize hamwe, igihe imiryango ivuga rumwe, Satani aritambika. Reka nkubwire ko muri icyo gihe haba hakenewe kuba maso, kuko urugamba ruba rugikomeje. Abariho muri icyo gihe bahabwa amagambo akomeza abazakomeza kunga ubumwe. Barabwirwa ngo unesha zamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Bagombaga kunesha iki? Bagombaga kunesha ubugugu, kwikunda ndetse n'uburyarya, umurimo w'Imana ukajya mbere. Uyu ni umuburo utureba natwe. Iki gihe cya Efeso cyakurikiwe n'igihe cyitirirwa Simuruna. Aba bariho mu gihe itorero ry'Imana ryari ryinjiye mu bihe by'akarengane. Izina rya Kristo kurivuga muri icyo gihe kwari ukwigerezaho bavandimwe, ndetse akarengane kaduka mu itorero. Abavugaga Kristo maze baratotezwa, ariko abagombaga kumushikamaho bahabwa isezerano rivuga ko unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Nshuti mukundwa, abariho muri icyo gihe bagombaga gukomera ku izina rya Kristo, bagakomeza kuba mu kuri, badatinya urupfu, bagakomera ku isezerano rivuga ko hahirwa abapfa bapfiriye mu Mwami. Nshuti bakundwa, natwe ntidukwiriye gukangwa n'ibihe, dukwiriye gukangwa n'imibereho yugarije abatuye isi benshi, bituma bihakana Kristo kubw'ubuzima. Nubwo umuntu w'Imana yasoza ubuzima ari mu ruhande rwa Kristo, abazigamiwe ubugingo buhoraho. Uyu ni umuburo natwe utureba. Itorero ryitiriwe igihe cya Simuruna ryakurikiwe n'igihe cyitirirwa Perugamo. Iki cyari igihe ubuyobe mu itorero bwari bumaze kugwira, ndetse n'akarengane ku bari bakomeye ku kuri kw'ijambo ry'Imana kari kamaze kwatsa umuriro
abantu benshi baratotezwaga. Reka tuzirikane ko ariho umwami Constantino yagiye ku buyobozi afatanya leta n'ubukristo, ngo yarebye abariho mu gihe yakurikiranye nacyo barenganyije ubwoko bw'Imana ko bagiye bapfa nabi, maze batanga umudendezo mu gusenga. Ariho yazanye ikinyoma cy'umubatizo wo ku gahanga, nyamara Kristo yari yarasize umubatizo wo mu mazi menshi uhamya igitambo cye, guhambwa no urupfu rwe, guhambwa no kuzuka kwe, maze abayinjije benshi mu binyoma. Ariko ab'iki gihe cya Perugamo bahabwa nabo isezerano rivuga ko abagombaga gukomeza guhagarara mu by'ukuri bagakomeza kwihanganira mu ruhande rwa Kristo bahabwa isezerano rivuga ko unesha azahabwa kuri manu yahishwe. Ndetse Yesu aravuga ati, ndetse muhe n'ibuye ryera ryanditseho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Abariho muri iki gihe cya Perugamo bahabwa iri sezerano. Reka nkubwire inshuti mukundwa, abazanesha bazahabwa izina rishya, amazina twahimbwe, amazina twahawe atatunyuze, amazina adatadukwiriye, amazina mabi y'amagenurano ku bw'ibyaha ndetse n'ibituzengurutse. Inshuti mukundwa, ayo yose tuzayamburwa duhabwa izina rishya ry'abakwiye kuba mu rurembo rwo mu ijuru. Iki gihe cya Perugamo cyakurikiwe n'igihe cyitiriwe Tuwatira. Iki ni igihe nacyo ubukristo bwari burimo kugenda bucwekera, bucogora bitewe n'akarengane, maze ngo bariho muri icyo gihe bagerageza gukora imirimo myiza, ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana bakujya ku ruhande, baragukwepa kubwo gutinya akarengane, maze bibwira ko iyi mirimo izazamura ubukristo bwabo, maze bagakomeza kugaragara ko ari abakristo. Ariko abariho muri icyo gihe bahawe isezerano rivuga ko bagomba kwitondera imirimo ya Kristo, bagakomeza kuba mu mahame y'ijambo ry'Imana. Iki rero cyari igihe abariho muri iki gihe bagombaga kumenya ko imirimo myiza idakomotse kuri Kristo iyo ari nta mumaro, ahubwo Kristo mu bugingo maze akera imbuto zimuturutseho, ari byo biha agaciro uwamwakiriye. Abasigaye rero bari mu ruhande rwa Kristo bahabwa iri sezerano rivuga ngo, nuko rero unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga, aza yaragize inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya zibumba, aziyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data, kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Yesu yababwiraga ko nubwo isi yiganzuye ku bukristo, ariko azima ingoma izabaho iteka ryose. Bagombaga rero kurangamira iyo ngoma ya Kristo, kandi abasezeranira ububyutse. Inyenyeri yo mu ruturuturu ariyo Kristo bagombaga kumuhabwa, maze akongera imbaraga mu kwizera kwabo. Nshuti mukundwa, nubwo igihe cyaba gisa naho yijimye mu ruhande rw'ubukristo, Yesu abahanze amaso abari mu ruhande rwe baba bafite isezerano. Iki gihe cya Tuwatira cyakurikiwe n'igihe cyitiriwe Sarudi, ariho akarengane kari kamaze kugwira, hasigaye abakristo bake cyane. Ariho iri toro ryabwiwe ngo ufite izina ry'ukuriho, ariko uri intumbi. Bari basigaye ku izina gusa, ariko ubukristo bwaracwekereye, busa n'ubwazimiye. Ariko ab'iki gihe bake cyane bari basigaye, nabo bahawe isezerano. Reka tuzirikane ko akarengane kubwo kari gafite imbaraga, ariho tubona ko hasagutse abantu bake cyane. Ubwo ibarura ryakozwe hari hamaze gutakara abakristo bagera kuri 50,000,000. Urumva yuko ubukristo bwari bubangamiwe cyane, ariko abasigaye muri icyo gihe basigaye kuri Kristo, badakangwa n'akarengane, badakangwa no kuva mu byizerwa kwa benshi. Bahabwa isezerano rivuga ngo, unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo,
ahubwo nzaturira izina rye imbere y'abamarayika be. Haleluya. Reka nkubwire nshuti mukundwa, aya masezerano yose tugenda tubona ahabwa abanesha, baneshereza mu ruhande rwa Kristo. Turi kwiga ikigo kivuga ngo intwaro z'abanesha. Reka nkubwire ko nurenga ikigeragezo kimwe uzaba uzi ko imbere hashobora kuza ikindi. Urugamba rw'uyu munsi si rwo rugamba rw'ejo. Ibihe itorero ryagiye rinyuramo ni ibihe byagiye bisimburanwa, ariko muri ibi bihe byose hagiye habonekamo abanesha. Natwe turasabwa kugira ngo uko buke bukira ubukristo bugenda abenshi basa naho babutesha agaciro. Urugamba rwa buri munsi turubemo tunesha. Iki gihe cya Sarudi cyakurikiwe n'igihe cyitiriwe Philadelphia, ariho tubona ko ubukristo bwari bumaze gucwekera, ariko bake bari basigaye, maze Imana ibaha ububyutse. Ariho tubona itsinda ryabonetse mu 844, aho babonaga ibimenyetso bimwe na bimwe Kristo yavuze biranga kugaruka kwe, maze ngo abakristo bava mu madini atandukanye bakora itsinda ryari ryakiriye ubwo butumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Ariho hakomotse itorero ry'abategereje kugaruka kwa Kristo. Reka dushime Imana ko Imana mu bihe byose, byaba ibihe bibi byaba ibihe byiza, hagiye haboneka abaneshi. Imana iba yiteza abanesha. Nawe ndakwifuriza kuba mu baneshi. Nshuti mukundwa, iki gihe cya Philadelphia gikurikirwa n'igihe cyitiriwe Laodikiya, aricyo gihe turimo itorero rya karindwi. Igihe cya karindwi mu bategereje kugaruka kwa Kristo, dukwiriye kumenya ko turi mu gihe cy'urubanza. Imana buri zina ryose rigenda rigerwaho rinyuzwa imbere y'Imana kugira ngo risuzumwe, ngo haboneke yuko umuntu wese aba akwiriye kuba mu ijuru cyangwa kutazaribamo. Mbese uzaba mu bahe? Ndakwifuriza kuba mu batsindishirizwa na Kristo watwitangiye. Abariho muri iki gihe cya Laodikiya barahabwa umuburo, mu gihe itorero risa naho ari uruburaburizo, ntirikonje kandi ntiribize. Yesu araribwira ngo kuko udashyushye kandi kutabize, kudakonje kandi kudashushe, nubize ngiye kukuruka. Nshuti mukundwa, ndagusabira kugira ngo Imana igukiza ubukristo bw'akazuyaze, ube mu ruhande rwa Kristo by'ukuri, ngo Imana itakuruka. Ijambo ry'Imana riratubwira iki mu rwandiko? Yohana araduha isezerano kuri iri torero rya Laodikiya. Unesha nzamuha kwicarana nanjye, uwo ni Yesu ubivuga, ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje mwicarana na Data ku ntebe ye. Ndeka babwira nshuti bakundwa, unesha intege nke akanesha icyaha azicarana na Yesu Kristo ku ntebe ya cyami. Reka dushime Imana ko Yesu ahagaze ku rugi rw'Abanyalaodikiya, aravuga ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu uzumva ijwi ryanjye agakingura urugi rw'umutima, zinjiriwe dusangire. Yesu yiteguye kuguranira umuntu wo muri Laodikiya, akamukiza ubunyacyaha, akamwambika gukiranuka kwe. Pawulo yandikiye Abakorino mu rwandiko rwa 2 igice ni icya 10 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5, aravuga ati nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Iri somo ndarikurarikira mukundwa, ngo wowe ujya mu rurembo rwo mu ijuru rikubera ubuzima. Urugamba turwana ntabwo ari urw'abantu. Nubona Satani yateye mu rugo rwawe, akanyura mu bana, akanyura mu mugore, akanyura mu mugabo, akanyura mu baturanyi, Imana iraturangira intwaro. Iyo ni imyuka y'abadayimoni ibunga hirya no hino kugira ngo igutere kwimura Imana. Intwaro z'Abakristo ntabwo ari intwaro z'abantu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga
zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ibyishyiriye hejuru kurwanya Imana, kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Izi ntwaro z'abaneshi, intwaro z'abaneshi zigera mu ntekerezo. Reka turebe icyo Pawulo azivugaho. Nshuti mukundwa, tega amatwi. Pawulo yandikiye Efeso mu gice cya 6 umurongo wa 10 kugeza ku wa 18 aravuga ati: ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ngiki icyo abakristo dusigaranye. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani afite uburiganya bwinshi. Iyo akuburiye mu bana agushakira mu mugore, iyo akuburiye mu mugore agushakira mu mugabo, iyo akuburiye mu nzi wawe agushakira mu baturanyi, yakuburiraho akagushakira mu bo musengana. Imyuka y'abadayimoni iri ku murimo, ariko reka dushima Imana ko nayo itubereye maso. Nshuti mukundwa, ambara intwaro z'Imana. Pawulo arakomeza avuga ati: kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Aho hitondere uhasobanukirwe cyane. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Umunsi mubi wawe washobora kuba uwuko mu rugo mutari kuvuga rumwe, uwuko mu baturanyi byagenze nabi, uwuko mu itorero hadutsemo ibice. Nshuti bavandimwe, ndagusaba kugira ngo ube mu ruhande rw'Imana, wambara intwaro z'umwuka, ube igisubizo cy'ibyo Imana ikwitezeho. Pawulo aravuga ati: muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Izi ni intwaro z'abanesha. Mukwezi inkweto nizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, niko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Kwizera ni intwaro isenya ibihome bya Satani. Mwakira agakiza kaba ingofero, agakiza mu mitima yacu. Ni intwaro inesha Satani akabura aho yinjirira. Pawulo aravuga ati: mwakira inkota y'umwuka, niyo jambo ry'Imana. Mushengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Nshuti mukundwa, ijambo ry'Imana ni inkota inesha. Igera ku musambanyi ikamwigarurira, igera ku mwicanyi ikamusenya, kandi ikamugomorera Kristo. Kandi yagera ku mujura, umunyacyaha uwo ari we wese, intwaro z'umwuka zimugomorera Kristo. Nshuti mukundwa, reka Imana itugirire neza. Mu muryango iwawe ukoresha intwaro z'umwuka, kandi ukaza ukorera intwaro z'umwuka zibe zikuzengurutse. Reka Imana itugirire neza, idushoboze kumenya urugamba duhanganye narwo, tumenye abo duhanganye nabo, maze turwanire mu ruhande runesha, duhagarikiwe n'uwanesheje Kristo. Naguteza uburwayi, naguteza ubukene, naguteza n'ibindi biza biturutse hirya no hino, uzahagarare mu ruhande rwa Kristo. Niwe muneshi wanesheje, azakuneshereza. Imana idushoboze kuba mu baneshi mu izina ryiza rya Yesu. Amina.